Jackie Sharon urabona gusa Jackie akunda abagabo nicyo kintu cya mbere ariko Jackie ngewe nkibaza uwo murozi mugwiza yabarajije Jackie gukunda abagabo ndagira ngo mbanze icyo kintu ngikubaze icyaha Jackie yaba afite ku buryo bamuroga ngo nuko akunda abagabo abizi ko bari n'inshuti uriya no kugira ngo uriya Jackie ajye kurogwa yatumiye umudamu uriya mudamu yaramutumiye mugwiza yatumiye Jackie aramubwira ati ngiye nshaka kugira ngo tuzakubana ikiganiro ngiye kuri channel yanjye kuko nubundi amaso y'abantu aragukunda kuko uri umukobwa mwiza w'inzobe w'igitoma tugagarira amaso uri rubanda ngiye nabikurikiranye neza ndabizi neza noneho uriya Jackie abagiye gusura Mugwiza ntuza Jackie ageze kwa Mugwiza aravuga ati ko ndi kubona ibintu by'ibibindi n'indabyo n'inzoka zitamba hano ibi ni ibiki Mugwiza amusubiza amubwira ati ahangaha niho nsengera Imana yanjye ariko Imana yanjye nsenga ntabwo ari Imana yindi buri muntu agira Imana ye jewe nsenga Yehova undi agasenga n'ikibindi n'isuka hari n'abashenga bishushanyo bibaje amubwire munyamakuru ni nkuko ngiye twagenda na gutya ndi kugenda gutya abo bantu bari gutambuka bakabona ndi gutanga inkuru cyangwa bakambona ku nkuru ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati kimizi yafashe amafaranga nanjye ngahita niyita umunyamafaranga abo bagafaranga se batamugeraho nibuze ngo bamutamarize bajye imbere y'itangazamakuru bajye imbere ya mikoro bavuga bati ngewe Jackie ararwaye Jackie ameze gutya Jackie reka nkubwire ndabizi neza uzeguka mpora mbikubwira uzeguka ariko uzambabarire ugira ikinyarwanda utanga kwaba bagabo wita inshuti zawe kuko inshuti zawe na Bibiliya bivuga burya Bibiliya ntabwo ndi bujya mu mirongo koko bira ntayo nazanye ntabwo najya gukora inkuru nkingi y'inkonye narebera cyangwa se ngo mbe nkibuka imirongo Bibiliya avuga ngo ntukihutire kugira umuntu inshuti ngo ntukihutire kugira umuntu inshuti ngo kuko mu bishuti mu byishimo ngo makuba yaza akakwigarika nibyo ariko ubundi inshuti uyibonera mu byago niko umunyarwanda yavuze muraho neza abakunzi bacu nkuko mubizi tumaze iminsi tuvuga ku muhanzi wacu bita Jackie murabizi ko yagize ibibazo bitandukanye Jackie murabizi yuko arwaye tumaze iminsi tumuvugaho ku mihanda ntabwo ari kugaragara ko ikibazo cy'uburwayi ariko ibintu byinshi twamaze kureba tugakora ubusesenguzi twagiye dusanga Jackie ubu twamashije kumenya umuntu wamuroze yamutangaje uwo bita Murwiza niwe wamugiriye nabi bwana munyamakuru duhagararanye urumva wowe wabivugaho iki kuva wamaze kubona ko Jackie wamaze kumenya umuntu wamugiriye nabi akamwangiriza ese uburozi bubaho mu Rwanda uburozi urabivugaho iki uburozi bubaho ariko reka tubanze tuvuge no ku kibazo kiri muri isi yacu abantu benshi bavuga ko isi yacu irimo ibyaha byinshi ari nabyo by'ibyo munyamakuru uvuga urabona izuba ni ryinshi cyane abantu bahinze ibishyimbo abandi bakavuga ati nuko turogera ese kuki izuba ritumereye nabi ritwicishije inzara nta mvura tubona ugasanga nyine ni ibintu byinshi bigenda biva ku marozi Jackie yitwa Uwase Sharon niko yitwa ku mazina ye Jackie Sharon urabona gusa Jackie akunda abagabo nicyo kintu cya mbere ariko Jackie ngewe nkibaza uwo murozi mugwiza yabarajije Jackie gukunda abagabo ndagira ngo mbanze icyo kintu ngikubaze icyaha Jackie yaba afite ku buryo bamuroga ngo nuko akunda abagabo Jackie aragira ati ngewe nkunda abagabo ni ikihe cyaha Jackie yaba yarakoze kubera ko akunda abagabo ese kankubaze nawe nkubaze umunyamakuru wacu ubundi wo Jackie akunda abagabo sikumbwiye yego nese ho nagukunda abagore ngewe ntabwo uraza kubaza unshubije Jackie ni ikihe cyaha yaba yarakoze ku buryo akunda abagabo koko Jackie ari cyaha yakoze kubera ko akunda abagabo bati wa Rwanda ngo dukurikiranye nta mu gitsina gore kidakunda umugabo nkuko natwe abagabo dukunda abagore kandi gukunda none se aramutse bavuga ko yanga abagabo nanone yabakoze icyaha urakoze cyane nuvuga ngo Jackie akunda abagabo ariko ngewe mpera hangaha rero nge ndibaza impamvu Jackie ababariye kwa muganga akaba ari gutaka ati banyarwandakazi ni mu ntabare mu nkunga y'amashengesho mukuru ko mubonye mukuru ko byanye na mu nkizi y'umurozi ariko abagabo akunda bakaba batari kujya kumusura cyangwa se ngo abagabo akunda babe bari kumutabariza ariko reka nkubwire yuko akunda abagabo nge atankunda wenda akunda abandi bagabo ko nge ntabwo nkunda iyo aba Jackie yankunda akavuga ati sheri wanjye I love you ubu ngewe ebana yakabwiye kubyuka mpana hoya ngewe ndibaza ese
aho nkunya nkibaza ese Jackie nge ni we mbaza urusubiza ese Jackie yaba yararozwe uwo murozi akaba yaramuroze kubera ko wenda wasanga Jackie yaratwaye umwe muri abo bagabo babo bagore cyangwa se Jackie no gukunda abagabo bisanzwe akikundira bagakabona abagabo igihagaro cyabo Jackie se akunda abagabo mu biryo haraho Jackie avuga ati ngewe ndasambana ati ngenda sambana ati n'Imana ibyumve ati ati muravuga ngo gusambana n'icyaha ati ndasambana wasanga Jackie yararozwe wenda yaratwaye umugabo w'umugore ese byashoboka rata oya Jackie ntabwo yatwaye umugabo w'umugore ahubwo Jackie ibyo nubwo bamuroga uriya mudamu mugwiza je nakwikiranye ikiganiro cyabo ndabizi ko bari n'inshuti uriya no kugira ngo uriya Jackie ajye kurogwa yatumiye umudamu uriya mudamu yaramutumiye mugwiza yatumiye Jackie avuga ati ngiye nshaka kugira ngo tuzakwana ikiganiro ngiye kuri channel yanjye kuko nubundi amaso y'abantu aragukunda kuko uri umukobwa mwiza w'inzobe w'igitoma tugagarira amaso uri rubanda je nabikurikiranye neza ndabizi neza noneho uriya Jackie abagiye gusura Mugwiza ntuza Jackie ageze kwa Mugwiza aravuga ati ko ndi kubona ibintu by'ibibindi n'indabyo n'inzoka zitamba hano ibi ni ibiki Mugwiza amusubiza amuga ati ahangaha niho nsengera Imana yanjye ariko Imana yanjye nge nsenga ntabwo ari Imana yindi buri muntu agira Imana ye jewe nsenga Yehova undagasenga ikibindi n'isuka hari n'abashenga bishushanyo bibaje ariko twemeye Imana rurema noneho Jackie ndacagusubiza Jackie amubajije amuga ati nge abaza Mugwiza amubwiye ati ngewe nsenga Imana nibwo rero ubwo nibwo yamusubije ngo Imana nsenga ni y'abarungi noneho Jackie atangira kujya yikanga ati usenga Imana y'abarungi burya twajya tuganira ntazi kusenga Imana y'abarungi ati ngiye kati kwaje na Yesu ngiye nsenga Imana yanjye ntatari y'abarungi nsenga Imana Yehova Mukama Mungu indimi nyinshi zitandukanye ku isi ko bavuga Imana zitandukanye ariko nyuma yuko bajyana ikiganiro hari akavandarateri bagendana mu modoka abantu banini bagenda bihuhisha guca no kwizosi noneho Mugwiza abakatse Jackie Mugwiza atangiye kukikozaho nyine yikigita ibyo byose bimukuruka agasubiza Jackie akimo kukamusubiza Jackie ahitamo nka kwa kundi Delila yagiye kwa Samusoni akamukura mu mutwe gatangira agahinduka kugeza igihe Samusoni yacikiye imbaraga akavuga n'imbaraga ze rero Jackie ngewe ni naho yanatangaze ko uwo munsi ari ribwo yarozwe na Mugwiza uriya murozi kazi cyangwa se uriya murozi uriya murozi kazi haraho yari yicaranye na Jackie ku mihanda ya YouTube Jackie ari kumubwira ati abarozi uko byasa kose nubwo uri umuvuzi abarozi ni namwe muroga aramusubiza ati rwose nakuroze ati ntiwanacika ntiwanazakira ubu burozi ariko numva Jackie aramubwira ati gusa abarozi mu bahantu hanuka habi cyane bivuga ngo Jackie nubwo yasanzura murozi ahantu nyine ntabwo umurozi yabasenga ahantu hari ibibindi hari ibintu by'ibiyoka ngo abahantu mu nzu cyangwa se ahantu hagaragara ubwo yamubwijwe ramubwira ati mu bahantu habi cyane mu bantu hanuka hari kindi rero ngira ngo nkubwaze hari ahantu jihadi nyende bumugaye cyane jihadi yigeze aba hafi cyane ya Jackie ari muzima baganira bijoyinga bego gasangana yaramukundaga jihadi ni inshuti ya kadasohoka ariko ngiye mbabazwe nuko jihadi agomba kujya inyuma ya Jackie nako kujya kuri ya Jackie akamuta ntamwegere ngo nuko ngo Jackie ngo ahantu hagaragara ko Jackie yaba yaratutse nyina wa Jihadi ntabwo ari ikintu wapfa kuko Jackie hari icyo yapfira nyina wa Jihadi niba ari ntacyo apfa na Jackie nge numva Jihadi akagombye gukurikira Jackie akamujya inyuma akamurebera akamutabariza inshuti n'abavana ariko reka ngiye manze ngoza mu makuru ni ukuvuga ngo ngiye wakakanye niba turi kumwe turi ku nkuru turi kubwira abantu ibijyanye n'igihe turimo ngewe ugasanga wajya mu rugo ugasanga umwana wanjye yakubise wawe ngewe waza kunkubita wapi none bya ahubwo se wahana ikoswa ntago rikosozwe irindi nta nubwo mu nyangire ntago ari nziza ntabwo ngewe umuntu yakwanga kimizi ngo nimba ari inshuti yawe akakwanga ngo nanjye nkwange ahubwo nge nzagukunda ubu bari kumbwira ubu nkorera aribwo nkwanga Jackie we hari icyo yahuriyeho na nyina wa Jihadi baratukana urumva yuko Jackie yabihoye waretse ko nge nakubwira inkuru ya Jihadi wari kubivuga ngo Jihadi wasaba ko yahuye ngo Jackie ngo nyine ngo barahuye ngo baratongana ibyo ngibyo ushaka kuvuga Jihadi yakundanye na Jackie cyane
ubyumve na neza rwa rukundo abanyarwanda bakazi mutureba mudukurikirana rw'iki gihe umuntu akagukunda hari ibyo ari kugushakaho Jihad umenye ko yagiye mu ntera yazamuwe na Jackie neno Jihad kuba yagenanye na Jackie nimba baribese mu nguni ubwo urakuze nawe uzubwenge ibyo yashakaga ngo yarabibonye ahita ariko rero nkuko buriya reka ngubwire Kimizi umuntu umukundanye ari umukobwa mugakundana I love you nka Jihad ukuntu yakundanye na Jackie ntago akabona Jackie arwaye ngo umutererane kiriya haraho Jackie ari ku gitanda ari gutabaza ati abantu barashakaho iki ati banyarwanda kazi ni mu ntabarize ni mu ntabwo Jackie ari wakagombye gutabaza ubaka kanya Jihad ndetse n'izindi shuti ze Jihad mbinguni ngo sinzi n'abandi ngo baratugiye n'ubuzira wagira ngo buri ngo ni buri kantu urakoze cyane bakagombye ko Binovia ari bo bari gutabaza bagatabaza ariko Jackie nanone akirengagiza ati abantu baranshakaho iki Jackie umenye neza ko aba bantu barimo na mikikera cyane yageraga bajomba amagambo babwira Jackie ati uri indaya Jackie ati ngendi indaya ati nyendi indaya ati rwose ndicuruza ati kumwe ngo nkunda abagabo ntabwo nakwanga abagabo kuko nanjye mbanze namwe n'icyaha bandega ko nanga abagabo subwo wakanga umugore none bo bakanga kwerekana bo akerekana ko ari indaya bo bakabihisha arababwa ati mwebwe muri indaya nuko mubihisha ati mwebwe impamvu mubihisha ati nukubera iki umuntu w'umusore cyangwa umujene ashobora kuza akagutaho 50 cyangwa 100 rye wowe ukumva yuko ntumugaragariza urukundo ukabihisha ko mwaryamanye cyangwa se urundi rukundo mufite wakababwiza ukuri wiriro ngeje kirumva ati akagombye kwicara avuga ati ndazira iki cyakuri cyo nashima cyo nuko wenda yaba yabonye umurozi cyangwa se yamumenye ariko umurozi ashobora gusanga n'ubundi itegeko ry'u Rwanda ku burozi butagaragara sinzi niba hari icyo bari bukorera umurozi yamenye hari icyo bari bumukorera mwebwe mukurikirana no kuvuga ngo itegeko ry'u Rwanda ntabwo na nungu ugiye ryemeza uburozi ariko rizi yuko hari ibintu bihumanya bibaho wabyumvise hari ibintu bihumanya bibaho kandi eka nkubwire nubwo itegeko ry'u Rwanda riterigemeza uburozi bakaba bazi kwihumanya none se umuntu aguhaye sida ntago yakwica si igihumanya se ni igihumanya none se umuntu aguhaye intuza umuhoko kurawuzi umuhoko ndawuzi urabahe umuhoko uziko n'ihene ze urya twawusigaga no kumbaho kera tugasigaho urubaho rukagira uziko umuzi wawuvura ariko uriye byinshi byakwica ugapfa hari ahantu Jackie nawe ari kwitabariza akavuga ati ni mu ntabare ariko yatowe none yamunyabakoreka ngubwisukuri kubera ejo undi twamukoze inkuru nimba yayisomye kare ukuntu byagenze yatowe oya ariko gutobora ni ukuvuga ngo Jackie aragira ati ngewe nagiye kwa muganga yitoboreye abari byivugira bitari bya nkuru byo kuvuga ngo bavuze Jackie aragira ati ngewe nagiye kwa muganga njya kwivuza ndwaye imeze nabi abaganga babura indwara ati abaganga barayibuze ubwo ni agiye kuba ngo mugabo waririmbye ngo abaganga babuze ibisubizo ati abaganga babuze indwara ati bamaze kubura indwara ati none njyaho bigeze ngende tabaza abanyarwanda ati abanyarwandakazi ni mu ntabare inshuti zanjye kuko icyo gihe n'abanze babwiye ni nka wowe wavuze wowe wemeye icyaha ukavuga ati nge ndemeye noneho umurozi nashyiremo imiyaga nubwo yamenyekanye nashyiremo imiyaga kugomeza ashyiramo ibindi atariko ndabatabaye ariko buri kantu na biringuni na Binovia sinzi impamvu Jackie umuntu uri mu bitaro agomba kwegura umutwe ari gutaka ati baranziza iki kankubaze ariko umuntu turi kwibagiwe uzi ko buriya Jackie yagendanye n'umuntu bita Gafaranga abo ngabo ni bagafaranga babita bagafaranga kunuza ko babyiyise reka nkubwire munyamakuru ni nkuko ngiye twagenda na gutya ndi kugenda gutya abo bantu bari gutambuka bakabona ndi gutanga inkuru cyangwa bakambona ku nkuru ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati Kimizi yafashe amafaranga nanjye ngahita niyita umunyamafaranga abo bagafaranga se batamugeraho nibuze ngo bamutamarize bajye imbere y'itangazamakuru bajye imbere ya mikoro bavuga bati ngewe Jackie ararwaye Jackie ameze gutya Jackie reka nkubwire ndabizi neza uzeguka mbikubwira uzeguka ariko uzambabarire ugira ikinyarwanda utanga kwaba bagabo wihita inshuti zawe kuko inshuti zawe na Bibiliya bivuga burya Bibiliya ntabwo ndi bujya mu mirongo koko bira ntayo nazanye ntabwo najya gukora inkuru nk'ingi y'inkunye narebera cyangwa se ngo mbe nkibuka imirongo Bibiliya avuga ngo ntukihutire kugira umuntu inshuti ngo ntukihutire kugira umuntu inshuti ngo kuko mu bishuti mu byishimo ngo makuba yaza akakwigarika nibyo ariko ubundi inshuti uyibonera mu byago niko umunyarwanda yavuze none se niba buri kantu buri nguni
abo bantu ba Binovia bari aho ngaho, umurwayi akaba ari kwa muganga, ntibamutabarije nk'uko nawe hari ibyo bamukuyeho cyangwa se nawe hari ibyo yabakuyeho. Burya iyo turi gukorana gutya dusambira zose, baravuga ati basambira zose, musambira zose. Ntabwo ari ukuvuga ngo niba mwe ndi akantu nkwibete cyangwa se niba mwe akantu nkwibete, twakagombye gusangira tugahuza umugisha, tugahuza ibibazo niba tubigize umwe akabigira nk'abanyamakuru. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ntabarizwe n'umuntu n'ikinyamakuru runaka, ntabarizwe n'ikindi kinyamakuru, kandi mwari mufite channel mucishaho ibiganiro, urubuga mucishaho ibiganiro muhuriraho mukaganira. None Jacques agezaho yiyegurira ku gitanda bibaye nka Yesu azura impumyi cyangwa se ahagurutse ibimuga. Nuvuga ngo Jacques nawe ni nka Yesu wamuhagurukije amuga ati itabarize dore baza nshuti zawe. Buriya nuko arwaye ahara azabyumva, nuko rwese arwaye umuntu bimubwira ni nka Yesu wamuhagurukije ati nta nshuti ugira ihagurukira itabarize. Ngo Yesu yagiye hano ku rusengero yigendera nyine agenda n'amaguru, ngo basanze ikimuga unyibukije ijambo ry'Imana kandi nari kundeka nubwo tukuva kuri Jackie twaranamusenze ari gusaba inkunga y'amasengesho. Ejo bundi wabonye ko nasenze, ibintu byose bijyanye ejo narasenze nti Imana ikomeye yo mu ijuru, Imana iturebera ahantu hose aho Jackie aryamye umukize. Sinabisenze wumva oya yatangiye kweguka. ubwo nanjye ngiye kukubwira ku nkuru ya Yesu kuko niwo bizanye. Yesu anyuze ku rusengero ahasanga ikimuga kiraho ngaho cyangwa ubana n'ubumuga. Aramubwira ati mbwira ibintu ngufasha, nguhe imodoka, nguhe itaje, nguhe amamiliyoni, nguhe iki. Yesu ikimuga ubana n'ubumuga niko twavuga niko bigezweho ubu ngubu. Aramubwira ati Yesu ngiye mpagurutsa ngende. Yesu yamukoze ahita haguruka aragenda. Ashire Imana avuga ati haleluya. Oya niyo mpamvu nshaka turababwiriza rega banavuga nshaka kukubwira Jackie niba yatangiye kwaka inkunga y'amasengesho, twakagombye kubwira abakozi b'Imana abapasteri, abadiakoni, abaririmbyi ko bagomba guha inkunga nyine Jackie amasengesho. Kuko Jackie yageze aravuga ati yaba umuntu ukunda Imana, yaba umuntu ukunda abantu, ama inkunga uko yifite. Ibaze kugira ngo umuntu akubwira ati ngiye inkunga uko wifite, ngiye inkunga mpaye Jacques no kumutabariza no kubwira Imana ngo yamuntabarire. Nuvuga ngo Yesu amangaba hari gihe abantu bajya mu nsengero bagasenga, bamara gusenga bo bagera mu bitaro kandi bararuzwe cyangwa se hari izindi ndwara za kinyarwanda zakavuna kinyarwanda zabavura bakabanza bakajya gute bakanangira, kandi ntabwo bazi yuko Yesu nawe yakoresheje kinyarwanda. Yesu yakoresheje ikinyarwanda kandi Yesu bira yambaga n'imyenda ya gakondo. Oya so kuvuga ngo yavuze ikinyarwanda cyangwa yambaye imyenda ya kinyarwanda. Yesu yavuje kinyarwanda. Ushobora kwibaza tese kimizi ko Bibiliya narayimize. Yesu yasanze umuntu w'impumyi ku muhanda ari gusabiriza, ariko kubwo kwizera impumyi aramubwira ati Yesu nizeye uko ugomba kumpumura. None se ntiyakoze inaciro cyangwa agakora ku itaka agakoza ku maso impumyi gahumuka. None se kuki Yesu atamubwiye ngo humuka? Iyo Yesu amubwira ngo humuka yari kuba akoresheje ububasha ahawe nima, ahubwo Yesu yakoresheje kinyarwanda, akoresha ubutaka, amaze gukoresha itaka akoza ku maso gutya impumyi irahumuka. Bishatse kuvuga ngo kirero ni ukuvuga ngo hari abantu babarokore cyangwa se bakorera Imana basenga bakajya kwa muganga, bakaba barwaye indwara z'umubiri, bakaba barwaye indwara z'umutima, bakaba barwaye indwara za roho, ariko bo ntibazimenye. Ushobora kumbaza ati kubera iki kimeze. Indwara za kinyarwanda ni za kinyarwanda nk'izi zose tubona z'amarozi. Umuntu akakuroga ibintu bikajya bigukubita, ukabyima amaguru, ukabyima amaso. Wenda kuvuga uburozi cyane kuva mu amasengesho yonyine ntabwo yabikora, kuko Yesu yaravuze ngo ufite iki ngo mpereho, nubura ubwenge nzakora. Nyine ntacyo arakora. Buretse amasengesho yonyine iyo wizera arakora. Ntabwo amasengesho yonyine iyo abakora. Ejo bundi nasenze. Ejo ntago nasenze. Buretse wica mu ijambo. Iyo amasengesho yonyine yakoraga. Yego. Ntabwo Yesu aba yaravuze ngo ufite iki ngo mpereho, ntabwo aba yarashyizeho ibitaro. Buretse wumve, ntabwo yarashyizeho ibitaro. Aba yarashyizeho insengero, ibitari kabyihorera. None se kanyine nkubaze. Ko ejo bundi nasenze nkavuga nti Imana ikomeye yo mu ijuru izi kuturebera ko umusatsi ungana nuko ijoro ringana uko rica. Nkavuga ni Imana yanje usange Jacques aryamye mu bitaro byibura vuge. Iryo jambo remera ko nari reka nkubaze nk'umunyamakuru. Ujye unywa ibinini byo kwa muganga. None se ubinywera iki kuki udasenga ngo ukire? Ibinini kubinywa ni gahunda yashizweho na ministeri y'ubuzima. Yesu nyine we kumurikira ni ministeri y'ubuzima ibikoreshejwemo n'Imana, kuko Imana yakubwiye ngo ufite iki ngo mpereho.
nuvuga ngo iriya miti tuhabwa ya kinyarwanda ya kizungu twebwe bayikura muri kizungu bakayiduhera muri kizungu ariko ikinyarwanda kiremewe nukuvuga ngo Yesu niba yarakoreze itaka akarisha ku maso agahumuka nukubera icyo atavuze ngo humuka ko icyo atamusengeye ngo murambike ibiganza musengeye gutya ngo humuka none se kankubaze kwivuza aho ndabyumva ariko nimbuzi ko Imana ikora wibukaje wo nitsenga ishengesho nkavuga ni Imana ikomeye ukize Jack hoya ntabwo ari ibyo ngibyo turahoramo iryo naravuze kuki atari kuvuga ntiwongere kurivuga Jackie yitabarije aravuga ati yaba amasengesho yaba iki nuvuga ngo Jackie ikintu yashatse kuvuga ati nubundi kwa muganga babuze indwara barazuma babura indwara ati none ngeze amahirwe umurozi ndamubonye umurozi arabonetse wandoze byari ntasenze ejo bundi nsenga ntabwo wari uhari reka nkubwire sibyo isengesho rirakora mwababyeyi mwe abantu mudukurikirana biratangaje kuba ndetse n'umurozi wa muroze babanaga muri shopizanya uyu rukumpakanya isengesho rirakora ngiye nasengeye Jackie navuga ni Imana ikomeye nk'ikoba idataruka nk'ikoma yera nk'umuceri ndamusengera senga isengesho ryanyabyo ubwo wabushatse kuvuga ko isengesho ryawe ryonyine ryo ryamugezeho Jackie namusengeye ntiyavuze ntabwo yavugaga mwabantu mudukurikirana mukurikirana abanyamakuru cyangwa n'ahandi hirya mu binyamakuru bitandukanye murasanga isengesho nasenze ejo bundi kwa gatatu byatumye Jack avuga ari nabwo ari gutangaza akavuga ati mugwiza niwo wandoze nyine birumvikana ariko muri comment mugwiza wivuga Imana irakora wivuga ngo ni wowe isengesho ryaho kuvuga ngo amasengesho yacu kuko isengesho rimwe ntabwo ryakora ku n'abandi basenga wowe wakana gusenga n'abandi basenga ntabwo nigezemo akana gusenga nakubwiye ngo amasengesho yonyine nta kintu yamara ubuze ubwenge ntujye mu kinyarwanda aribwo yamashije kumenya ko yarozwe umenye neza ko mu kinyarwanda mu kizungu bari babuze indwara hajya za ntumwa zagendanaga na Yesu za 12 nta habaga mihakanya nkawe ntayo umuntu umwe 12 ahubwo ngiye narindi mu ngewe kimiza sasa reka dukomeze ikiganiro cya Jackie rero Jackie turagira ngo duhe abantu badukurikiye batabare Jackie bakoresheje amasengesho hari aho uri kumutabariza ari kuvuga ko bari buze gutanga nimero cyangwa se urubuga bagomba guhuriraho bagatabara Jackie ariko ngiye urubuga rwanjye nabashije kubona rwo guhuriraho na Jackie ni Ogera TV Ogera TV nukuvuga ngo Ogera TV ni uhurira na Jackie nundi buhurira na Jackie ku iki kiganiro turi kuganira naho cyangwa se kuri channel turi guhurira naho nukuvuga ngo ni Ogera TV nukuvuga ngo ngewe Kimizi ngutabarije ngira abanyarwanda bose bakunda Jackie ndetse n'abanzi be bari bazi ko Jackie yapfuye bagashyiraho ripi ariko Jackie afite abanzi buretse babwire wanturije abanzi be bashyizeho ripi ko Jackie yapfuye bakaba bumvishe ko yegutse aribo baburi kantu baburi nguni baje hadi kuvuga sheri wawe baje hadi